ngaha turaje nyagasani turakwitabye karame kuko uduhamagara kuri buri munsi kubera impuhwe zawe, ku izina ry'Imana Data na Mwana na Roho Mutagatifu, amen. Amahoro bana b'Imana, ni muhumure Imana iradukunda, naniye duhamagara kuri buri munsi kugira ngo tuyisingize. Kuri wa gatandatu cy'umwaka cya 20 tariki 26 Kanama 2023, isomo rya mbere ryo mu gitabo cya Ruta, umutwe wa 2 umurongo wa 1 kugeza ku wa 3, uwa 8 kugeza ku wa 11, n'umutwe wa 4 umurongo wa 13 kugeza ku wa 17. Nawomi yari afite mwene wabo w'umugabo we wari umukungu ukomeye w'umuryango wa Elimeleki, akitwa Bowozi. Ruta w'umumowabukazi abwira Nawomi ati, ndagira ngo njye mu mirima guhumba ingano, inyuma y'umusaruzi uri bunkundire akanyemerera. Aramusubiza ati, ngaho genda mwana wanjye. Nuko aragenda ajya guhumba mu murima inyuma y'abasaruzi. Nuko Bowozi abwira Ruta ati, urumva mwana wanjye, ntugire ahandi ujya guhumba, rwose ntuve hano, ukomeze ukurikire abakozi banjye. Umurima basarura ntukureho amaso, ubagenda inyuma. Nihanangirije bariya basore ngo ntihagire ugushotora, sibyo se? Kandi nugira inyota ugende hariya, hari ibibindi abakozi banjye bavomeyemo, maze winywere. Nuko Ruta amupfukama imbere, maze yuwama ku butaka aramubwira ati, niki kiguteye kungira neza utyo ukanyitaho kandi ndi umunyamahangakazi? Bowozi aramusubiza ati, bambwiye ibyawe, bantekerereza ukuntu wafashe neza nyoko bukwe nyuma y'aho umugabo we apfiriye. Bambwira n'ukuntu wasize so na nyoko ugasiga n'igihugu cyakubyaye, ukemera kujya mu gihugu utaruzi na gato. Bowozi acyura Ruta, maze amugira umugore we. Uhoraho amuha gusama abyara umuhungu. Abagore babwira Nawomi bati, Uhoraho nashimwe, we utagutereranye ngo ubure uzakurengera, ahubwo akaguha umwuzukuru uzaba ikirangire muri Isiraheli. Azatuma usubirana amagara wahoranye, maze akubera akabando ko mu zabukuru. Uyu mukazana wawe ugukunda niwe umukubyariye. Ubu se ntakurutiye abahungu 7? Nawomi aterura umwana amwegamiza ku gituza. Kuvugwa bari umwirerera. Abagore b'abaturanyi baza kumwita izina bavuga bati, Nawomi yabonye umuhungu. Nuko bamwita Obedi, niwe wabyaye Yese se wa Dawudi. Iryo ni ijambo ry'Imana. Zaburi 128, ngo kuko ahabwa umugisha umuntu wese utinya Uhoraho. Hahirwa umuntu wese utinya Uhoraho agakurikiza inzira ze. Uzatungwa n'ibivuye mu maboko yawe, uzahirwe kandi byose bigutunganire. Umugore wawe azamera nk'umuzabibu warumbukiye mu nzu yawe. Abana bawe bazamera nk'ingemwe z'imitini zikikije ameza yawe. Ngo kuko ahabwa umugisha umuntu utinya Uhoraho, uzagirira amahirwe muri Yerusalemu iminsi yose y'ubugingo bwawe. Ngo kuko ahabwa umugisha umuntu utinya Uhoraho. Nyagasani Yesu nabane namwe. Amagambo mu ivanjili ntagatifu kwanditswe na Matayo, umutwe wa 23 umurongo wa 1 kugeza ku 12. Muri icyo gihe Yesu abwira rubanda n'abigishwa bati, abigisha amategeko n'abafarisayi bicaye ku ntebe ya Musa. Nuko rero nimukore kandi mukurikize icyo bababwira cyose, ariko ntimukigane imigenzereze yabo, kuko bavuga kandi ntibakore. Bahambira imitwaro iremereye bakayikorera abantu, ariko bakanga kuyikozaho n'urutoki. Muri byose bakorera kugira ngo abantu bababone. Nicyo gituma rushanwa gutwara ku kuboko no ku gahanga udupapuro twanditseho amategeko n'incunda z'imyambaro yabo bakazigira ndende. Bakunda ibyicaro bya mbere aho batumiwe n'intebe za mbere mu masengero, bagakunda kuramukizwa ku karubanda no kumva abantu babita mwigisha. Mwebweho ntimugatume babita mwigisha, kuko umwigisha wanyu ari umwe gusa, mwese mukaba abavandimwe. Ku isi ntimukagire umwita umubyeyi wanyu, kuko mufite umubyeyi umwe gusa, Imana Data uri mu ijuru. Ntimukemere ko babita abayobozi, kuko mufite umuyobozi umwe gusa, ari we Kristo. Umukuru muri mwe azaba umugaragu wanyu. Uzikuza wese azacishwa bugufi, naho uzicisha bugufi azakuzwa.
iyo ni ivanjiri ntagatifu. Uzikuza wese azacishwa bugufi, naho uzicisha bugufi azakuzwa. Bakristo bavandimwe, Yezu Kristo akuzwe. Ahangaha tugeze ni muri ya paruwase Nyagasani yatwihereye, paruwase ya buri munsi, paruwase yo mu kirere, paruwase online. Nyagasani Mana yacu, tugutuye abantu bose bageze ahangaha, tuje kugusenga, tuje kugusingiza. Akirana impuhwe imibabaro yacu dufite, maze Nyagasani utubere isoko y'ibyishimo. Akirana impuhwe Nyagasani ibibazo byose dufite, maze abe ari igisubizo Nyagasani. Tugutuye Nyagasani abakene, indushyi, indembe, abarwayi, abababaye, abari mu kaga, abo bose Nyagasani bakoreho ubigishije ijambo ryawe, kugira ngo ahavutse ibibazo Nyagasani abe ari nawe koko ugobora ibisubizo. Tubisabye bwa Yezu Kristo umwami wacu, amen. Bakristo bavandimwe, ikintu gikomeye kuri Nyagasani, uzi ko iyo havutse ikibazo Nyagasani agira akagira umuntu yohereza azanye ibisubizo. Wasanga ari wowe, wasanga ari uriya, wasanga ari njyewe, tuzanye ibisubizo kuri wa muntu ubabaye, kuri wa muntu waburaniwe. Nyagasani akiranja akagira hakazagera igihe wa muntu yajya kubona akabona Nyagasani aramugobotse. Kubera iki? Ibyawe byose Nyagasani arabizi, nta na kimwe gisoba Nyagasani mu buzima bwawe. Nta niyo mpamvu koko tuba tuje tumwegera, afite aho yakoresha, afite aho yabwiye kugira ngo baguhe ibisubizo. Hasigaye gusa ko abo bantu ijwi ry'Imana nabo ribageraho, ubundi bya bisubizo bikakugeraho. Kuko Nyagasani atari ikiva ijoro, atari ikimanuka, ahubwo Nyagasani akorera mu bantu. Nyagasani ntashobora kubura abantu akoresha, kandi koko bakaza bakora neza, bakaza koko bakora icyo Nyagasani yabatumye kandi cyiza, kuko umugambi w'Imana nirakuka. Tujya kubona uburyo bwo gukira. Uburyo bwo gukira nta bundi ni ukunyura mu mugenzo wo kwicisha bugufi. Akamvuga ugira iti uwicisha bugufi ahinga itongo ry'inkuba. Ariko nanone iyo wibeshye ukiremereza, aho kugira ngo urihinge, ahubwo inkuba irakwasaguza. Bana b'Imana, umugenzo wo kwicisha bugufi, kwiyoroshya urakomera cyane. Ufite stade nyinshi cyangwa intera nyinshi, ariko intera ya mbere dogere yitwa humiliation, kugucisha bugufi. Igisebo nicyo cya mbere cyerekana ko wicisha bugufi. Iyo utaraseba burya ntabwo ujya wicisha bugufi. Guseba, ukemera guseba kugira ngo koko uzagera heza. Ngaya magarade tugomba kuzamuka twese. Grade ni ijambo ry'ikilatini rivuga ngo gradus, intera. Uko ugenda uzamuka, intambwe, intera, amapeti, burya uko wabanje nyine kubabara, nuko wabanje gukomereka, nibwo bizarangira koko ukomeye. Kuko ntushobora gukomera utarakomeretse. Icyo gikita umubyeyi ngo kuko natwe koko tujye kwegera Nyagasani muri uno mwanya, kuko tuzi ko Nyagasani atuzi. Mu mugenzo mwiza ukwicisha bugufi, kwiyoroshya, niwe ugomba kutugeza kuri Nyagasani, niwe ugomba kuduha guhirwa, niwe ugomba kuduha gukira. Dufite ingero z'abicishije bugufi muri amasomo. Mu gihe mu isomo rya mbere dufite urugero rw'icisha bugufi akagera heza, nanjye kuvuga ngo gahinga itongo ry'inkuba ari we Ruta. No muri ivanjiri naho Yezu Kristo aratuburira abafarisayo n'abigisha amategeko koko baticisha bugufi, biremereza. Buryo wiremereza uremerera abandi, ushikamira abandi ukabangamira. Turaza kureba amagarade ya Ruta, amapeti ya Ruta umunyamahangakazi uza ko kugera ku ntera ishimishije cyane. Kera mu banyeshuri nko mu myaka 20 ishize, hari intera kugira ngo umunyeshuri agere ku rwego rw'umukinnyi akinira ikipe y'ikigo, hari intera zigera muri enye yagombaga kunyuramo. Intera ya mbere yitwaga kadogo. Ba kadogo rero ngo bari abana bari bashinzwe kujya gutangatanga imipira yatanye, akajya gufata imipira, akajya gutoragura imipira yaguye mu kigunda, akayigarura mu kibuga. Kwa kundi kurengura nyine imipira yareze ukajya kuyigarura. Intera ya kabiri bamwitaga bayarunge. Bayarunge rero ngo akaba yaravuye nyine kuri iyo ntera y'abakadogo atwaza abakinnyi amazi. Bene uyu nguyu rero yarashinzwe kugira ngo ategurire abakinnyi amazi, akayarunga, akayishyiramo isukari, none akayatwaza abakinnyi bagiye ku kibuga. Uyu rero bayarunge bishoboye ko ariho mwagana amazi menshi kurenza abakinnyi, kuko umukinnyi yazaga gufata amazi yashobora gufata itasi y'amazi, noneho akanywa agace kamwe
akanywa icya kabiri, ikindi cya kabiri kabiri bayarungi ugira ute ukinywera. Urumva ko bayarungi ashobora nko kunywa litiro 3 zose z'amazi arimo isukari akamererwa neza kurenza abakinnyi, ariko wa murimo koko wo gutwaza abakinnyi amazi bayarunge. Ngo intera ya gatatu kwari ukwicara kuri benshi, kuza gutegura gusimbura umukinnyi wagize ikibazo, cyangwa kuza gutegura nyine ko uza gusimbura, ushobora gusimbura undi, aho ngaho nyine utangiye gukomera. Noneho intera ya kane ni ukujya mu kibuga koko nk'umukinnyi ugakina neza. Izi ntera ko ari enye twazerekeza mu isomo rya mbere, kwaruta utera intambwe koko avuye habi, narinjye kuvuga avuye ku bukadogo no kuri bayarunge, bikazarangira koko ngeze ku mukinnyi. Umukinnyi rero uri gukina mu kibuga, uri gutanga imbuto nziza, uri gutwara ibikombe. Intera ya mbere kwaruta, Ruta nk'usigaranye na nyirabukwe Naomi bahuye n'ikibazo cy'inzara, ariko Ruta agiye kwibwiriza ajya hasi. Intera ya mbere agiye gutangira ni uguhumba nyine ingano, ngo inyuma y'umusaruzi uri bumwemerere. Intera ya kabiri uzi ko Ruta agiye guhita asimbuka akajya ku rwego rwa manager, chef tene, akaba umukuru koko, umusiriveyante, umuntu uri gucunga. Uguriya mukire bita Bowozi koko Ruta agiriye ubuntu akajya guhumba mu murima w'umukire Bowozi, none koko muhaye gucunga, kumucungira abakozi, gestion du personnel. Ariko n'ikindi, Bowozi amushingiye igiti ati ntiyaze kujya n'agasore kagukoraho. Intera ya gatatu Ruta amaze kubona ko ibintu bikomeye cyane bikaze, arapfukamye guca bugufi. Uku guca bugufi rero kuraza gutuma neza Bowozi nawe avuga ko ari muri, avuga ko muri ku mutima kose uwo ko Ruta yikanze n'ibimubayeho na favera agiriwe nubwo bashahawe. Ariko Bowozi akamubwira ati aka kantu gakurikiye intero nziza cyane, ibye byose barangije kubimenya, ibyiza byose yakoze. Ati ngo bambwiye ibyawe, banterekereza ukuntu wafashe neza nyoko bukwe, ngo nyuma yaho umugabo wapfiriye bambwira n'ukuntu wasize so na nyoko, ugasiga n'igihugu cyakubyaye, ukemera kujya mu gihugu utaruzi na gato. Amen, amen. Biza kurangira noneho intera ya kane, Ruta azarangira abaye umuntu ukomeye cyane, abaye umugore w'uyu mukire Bowozi, akazaba nyina w'abantu bakomeye cyane. Ubwo agiye kubyara Obedi uzabyara Yese akazabyara Dawudi, umwami w'ikirangirire. Nuko rero nawe akinjira mu nkomoko ya Yesu Kristo. Nguko ko Ruta koko umunyamahangakazi, izi ntera zose azirukanse kubera Imana, kubera kwicisha bugufi, kwiyoroshya. Nguko ko haga umugisha umuntu wese utinya Uhoraho. Amen, amen, amen. Iyo ni intero y'umuririmbyi wa Zaburi uyu munsi, y'igisubizo kwa Ruta umuntu ubaha Imana. Uyu mugenzo ukwicisha bugufi watumye koko Ruta yinjira mu bisekuruza by'ibwami, akaba umuntu ukomeye, kandi kuko yagomba kuba asuzugutse nk'umunyamahanga. Uyu mugenzo wo kwicisha bugufi nta ni Yesu Kristo ari guturanya mu ivanjiri uyu munsi, ubwo ari kugaya abigisha amategeko n'abafarisayi, bo bakorera imitwaro iremereye abantu bakabatsikamira, nyamara bo ntibayikozeho n'urutoki. Ngo kuko ngo kwiremereza, ngo kwikuza, ngo kwirata, ngo kwibona, ukire barangiza ukibona. Yesu Kristo agatuganisha ko uwo mugenzo wo kwicisha bugufi, kuko iyo ucisha bugufi koko bituma abandi bakuzamukiraho, bagana hehe? Bagana mu ijuru. Abanyuma bazaba ba mbere n'abambere b'abanyuma, kuko wikuza wese azacishwa bugufi, nawe wicisha bugufi akazakuzwa. Bana b'Imana, ngo uyu mugenzo koko utuma tubona Imana. Umuntu yasenga agomba gupfukama, agomba guca bugufi kugira ngo abone Imana, kuko ni wabona Imana ucisha bugufi, dore ko ariyo nzira Imana nawe yanyuzemo iza kudusanga. Uyu mugenzo wo kwicisha bugufi ni Yesu Kristo yanyuzemo aza kudusanga. Niyo mpamvu aho Yesu Kristo yanyuze adusanga, natwe tugomba guhanyura tumusanga mu kwicisha bugufi. Iyo wicishije bugufi ubona ibintu byinshi cyane, urakira, kuko ibyawe byose Nyagasani yagize ate? Nyagasani abizi. Nze kureba nanjye umugenzo wo kwicisha bugufi ahantu nkugereye, niba koko ndakomeza kwirata no kwiraza inyanza, bikaza kurangira uburyo nari gukiramo mbubuze. Kubera iki? Nakomeje kugenda niyemera, ndishoboye, ndakize. Kandi koko wakira ute se niba udapfukamye? N'abanyabwenge baje kuramya Yesu bari abahanga, bafite amafaranga n'ubwenge bwinshi, babaje gupfukama baramya Umwana Yesu. Twebwe turi bande wo kudaca bugufi kugira ngo turamye Yesu? Wowe mwami ugabira abami bose, wowe mukungu ugabira abakungu bose. Ngo umunsi umwe hirya kure cyane muri Afurika, ngo umugabo w'umukire
akabya bindi ngo nta jana ryanga mu rindi kandi ngo hari ubukire niho nyine ubundi bujya. Nuko ari igihe kimwe kiza kugera uyu mugabo aza kumva ko hari abantu bari gutanga zahabu, nawe rero afata icyemezo cy'uko agiye kuyoragura kuko nyine nta bukire bwanga mu bundi, nta jana ryanga mu rindi. Nuko umugabo aragenda ahantu bari bamurangiye ko zahabu zapfuye agiye kurundanya kugira ngo ahunikiwe akomeze yikirire. Nuko amaze kugera hafi ya cya cyumba aho zahabu zari zirunze, maze koko arahagera asanga uri kuzicunga. Wa wundi uri kuzicunga aramubwira ati umva rero ngwino kwerekeye ahantu izahabu ziva, maze nawe buri wese yifatiremo uko ashoboye kose. Maze aragenda bamwereka ahantu umwobo munini, umwobo muremure kuko agombaga kunyuramo, aho babanza kunyura mu bwiherero ukamanuka mu bwiherero bwari busanzwe bukoreshwa. Mu gihe ubunyuze neza, ubwiherero bwari busanzwe bukoreshwa kugira ngo koko aze kugera ahandi zahabu ziri, maze aba yazifata koko anyuze aho hari ubwiherero bwakoreshejwe. No kwa mugabo niko sima yari yambaye neza kuko ni karuvati rikomeye cyane. Afata icyemezo abwira aho undi urucuruza zahabu, aramubwira ati umva rero reka njye kureba kigingi hanze, ndebe umukozi hanze aze koko ajya kuzindebera kuko njye byangora kugerayo nuko nambaye. Nuko bose aramubwira ati nta kibazo genda umurebe. Wa mugabo w'umukire aragenda areba kigingi yari hafi aho ngaho kugira ngo ajye kumukuramo za zahabu zari ziri muri ubwo aho ngaho. Ubwo wa kigingi amaze guhagera aramanuka anyura muri rwa rwobo, reka mvuge bwa bwiherero bwari bwaragiye bukoreshwa kugira ngo akomeze acukure koko ashakishe za zahabu ahantu ziherereye. Wa mugabo rero aramanuka kigingi aramanuka, naho bose umukuru wa mugabo w'umukire ushaka zahabu we yicariye nyine ategereje ko kigingi aza kuza amuzaniye za zahabu. Nuko kigingi arakomeza kigingi amaze kugwa kuri ya zahabu arayifata. Ngo kigingi rero ashatse kongera gusubiza inyuma kugira ngo asanganire bose amushyire za zahabu yamutumye. Nuko wa bose wa nyiraho hantu abwira kigingi ati umva rero iyo umuntu yageze aha ngaha akakira zahabu akamayifata ntagongera gusubira inyuma kuko iyi nzira ni sansinike, ntagongera gusubiza inyuma ahubwo akomeza agana imbere. Rero izi zahabu ubonye ni izaho ku giti cyawe, ntawe ugomba kuzisangira nawe, ubu urikiriye birarangiye kuko iyi nzira wanyuzemo ubwayo niyo koko wagombaga kunyuramo kugira ngo ukire. Ahasigaye rero itwara izo zahabu maze uzakire ubeho neza. Wa kigingi abaza bose ati koko databuja se ndamugenza nte aho ntazandakarira ko zahabu ntazimuhaye? Nuko aramusubiza ati umva rero ibintu ni bitatu, ni amahirwe wigiriye muri uriya mujyi abakungu benshi bagiye batsikamira abakene. Iyi zahabu rero no kugira ngo abafite ingufu aba aribo koko bazazegukana, bityo koko akarengane k'ababosi bagiye bashikamira abagaragu babo akabagira abacakara kabe kavuyeho, n'umucakara nawe abashe gukira. Izi ni chance rero wiboneye kugira ngo nawe ukire, ugende wubake, umererwe neza, ubeho neza. Ni amahirwe wigiriye mbese no kugira ngo nyine turwanye ikandamizwa ry'abantu. Icyakabiri ugomba kumenya ni uko abakire ari abanebwe. Akenshi koko uzasanga bakigingi aribo bakorera nyine, bakigingi akaba aribo bahapfira, bakigingi akaba aribo koko babungukira byinshi, bajya no kubahemba bakabahemba urusenda bakahemba make. Ubu rero witomboreye izi zahabu n'izaho rwose uzitware, ubundi nawe wikirire umererwe neza. Rero kwa kugira ngo tukwereke aho amafaranga ava mu byuya, amafaranga ava aho hantu habi cyane hasuzuguritse, amafaranga bisaba kuyoza, amafaranga bisaba ko aturuka aho ngaho habi cyane. Rero iyo umaze kuyashyikira uragenda nyine ukayatwara. Rero kugira ngo ukire bigusaba imvune, bigusaba kubira ibyuya, bigusaba kumanuka hasi ukagenda hose mu isayo. None koko iyo zahabu urayibonye nawe genda wikirire umererwe neza. Icya gatatu mwana wanjye kwari kugira ngo uriya mujyi tuzamure, kugira ngo muri uriya mujyi hagwira abakozi aho kugwiza abanebwe, hagwira abakira aho kugwira abakene, kuko ababosi benshi bo muri uriya mujyi ni abanebwe mu mwisho. Icyabo ntibakora ahubwo barakoresha, bagatsikamira, bagakandamiza. Rero no kujya uriya mujyi ko uzamuke, genda rero nawe uzamura uriya mujyi umererwe neza. Ubwo usezereye ku bukene, ahasigaye ugenda amahoro,
ntaho muzigera mujya guhurira na bose, ahubwo igitangaje uzagira utya ni uzageza kugusabirizaho. Nuko wakijye aragenda koko amaze gutombora zahabu ye, amaze no kumva impanuro za bose mukuru, uburyo yiboneye gukira, uburyo yikiriye, abikesha iki? Kunyura muri wa mwobo ajye gushaka zahabu, none arazibonye. Nuko rero aragenda, naho wa mukire arakicaye kuri ya ntebe, ategereje ko kigenza guhindukira kugira ngo umuhereze zahabu ze. Niwe se wazikoreye, niwe se wagiye kuzireba, niwe se wagiye mu mwobo kugira ngo ajye kuzireba. Bakristo bavandimwe, Yesu Kristo akuzwe. Nguko kugira ngo ugere ku ntera yo hejuru, burya bigusaba kubanza kumanuka hasi. Ngo kugira ngo usimbuke neza, ugomba kubanza gusubira inyuma gatoya kugira ngo usimbuke kandi ugere kure. Ngo kuko ntabwo ushobora gukira utabanje kujya hasi, ntabwo ushobora gukira ngo utere imbere utabanje guseba. Ngiki gisebo ngo kunyura muri ya sayo, ngo kunyura muri wa mwobo, rwa rwobo ukanyuramo mpaka ukazarinda usohoka utwaye iki? Utwaye ubukungu. Binyuze hehe? Mu mugenzo wo kwiyoroshya, yewe no guseba, ukabanza ugasebaho, ukabanza ugaseba. Uyu mugenzo ntabwo ukunze gutubangukira abantu benshi. Abantu benshi dukunze guhoza mu ikositime, tugahoza mu amakoti akomeye cyane n'imyambaro y'indi y'agatangaza, ariko tukaza kwibagirwa ko umwambaro mwiza uruta indi yose ni taburiya, n'umwambaro wo kwambara kugira ngo ukorere abandi, aho gushaka gutsikamira abandi, aho gushaka kwicara ku ntebe ufite ngo baguhereze, ahubwo ugahagarara ugakura amaboko mu mufuka, ubundi ugakora, kandi ugakora byinshi cyane, ugakora neza. Gukora neza koko bigatuma ko gushyikira Imana, bigatuma ko gushyikira abavandimwe. Nk'uko Ruta turi kumva uyu mugore w'umunyamahangakazi agiye kuzamukana amapeti, azamura mu ntera. Kubera iki? Kunamba kuri nyirabukwe, kwicisha bugufi, kumvira, gukora neza, ibi byose koko bikamuranga. Icyaduha natwe indangagaciro zituma koko tujya hasi, tugakora bagenzi bacu, tukarambarara hasi kugira ngo abandi bagenzi bacu batuzamukireho. Umugenzo wo kwicisha bugufi ukozwe ku buryo uwufite yemera akarambarara hasi kugira ngo abandi bamuzamukireho. Bajya hehe? Bajya mu ijuru. Icyampa nanjye koko nicisha bugufi, ni uko nshobora gukira neza. Ubukire bwa zahabu bukadushanyiriza kuko uburyo umuntu aba akize ku mpano y'ingabire. Kubera iki? Kwicisha bugufi, kwiyoroshya. Naho ubundi iyo nta mugenzi ufite kwiyoroshya, burya ubona bikeya, ukomeza ugenda utegereje ubukire ko buzaza, nta n'umwe uzabona. Ari ubukire bwo ku mubiri, ari n'ubukire bwa roho, bwose ushobora kubura. Kubera iki? Umugenzo wo kwicisha bugufi. Mukristo muvandimwe, yaba uzi ko ibyawe byose Nyagasani abizi, wagombye gupfukama nawe ugasenga ukaramya Nyagasani, kuko ibisigaye byose, ibibazo byawe byose Yesu arabizi. Nka kuriya Ruta koko ajya kwa Bozi, yagera ko agasanga ibyo byose Bozi arabizi. Kubera iki? Ineza igutanga imbere, ugenda kwinabi yagukurikirana. Ineza yawe koko izahora ikuranga buri munsi. Ukore neza buri gihe cyose, wumvira ijwi rya Nyagasani riguhamagarira kujya kwita ku mfubyi, kujya kwita ku bapfakazi, kujya kwita ku ndembe, kujya kwita ku bantu bose bari mu bibazo. Ukomeze kumvira ijwi rya Nyagasani. Niba koko hari havutse ikibazo cy'umukene, uko biri kose Nyagasani afite uburyo bipanze yabitenze ko azohereza umuntu w'Imana, umuntu mwiza, ubundi akagobora ibisubizo hariya. Nawe mukristo muvandimwe, uyu munsi ufata icyemezo cyo gushobora gutanga ibisubizo. Hari abantu bafite ibibazo, ese umutima nama wawe ujya ukubwiriza, ukicisha bugufi, ugakwerekeza kuri babandi kuko bafite ibibazo, kandi ukabasha kubimenya, ukabasha kumenya hari ikibazo, ugahumurirwa n'ikibazo, ukabasha kujya kugikemura. Kubera iki? Ntabwo ushobora kubigeraho udafite umugenzi wo kwicisha bugufi. Wawe ni winjiza Yesu Kristo wawe, kuko Yesu Kristo araharakunda, akunda ahantu hari kwicisha bugufi no kwiyoroshya, kuko nawe nyine niho anyura kugira ngo aza kuducungura. Mwese Imana ibahe umugisha. Imana Data na Mwana na Roho Mutagatifu. Amen. Padiri Masumbuko Ladislas wa Diyosezi ya Cyangugu. Amen.